Muraho neza bakunzi ba SM7 tubahaye ikaze nanone. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri SM7 urasabwa gukanda subscribe kugira ngo video izindi nk'izi zigeze kugeraho. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe video itwereka uburyo ushyira amapaje muri document no mu bitabo bitandukanye. Ni ukubera icyo ari ingenzi gushyira page mu bitabo no mu madokima. Bifasha umuntu kwihuta mu gihe ashaka kureba ahantu runaka mu gitabo, tuvuge ko ari chapitre cyangwa se ni umutwe runaka ashaka kureba mu gitabo. Ibyo biramwangurira cyane afite amapaje uko ababona ngo chapitre hera ahangaha ikagera ahangaha kuri page runaka kugeza kuri iyi page. Nanone niba ari document isanzwe nabwo bimufasha kugira ngo yihute abe yamenya ahantu ikintu runaka kiri bitamugoye. Yewe n'umuntu urimo gusoma igitabo agenda asurinya cyangwa se ashyira utumenyetso ahantu. Iyo rero harimo page biramufasha cyane ku buryo ahagera mu buryo bwihuse. Bifasha nanone kandi abantu bari gucekinga igitabo, ubwo ndavuga wenda nko ku bari kugraduatinga bakora thesis cyangwa se bandika ibitabo. Bifasha supervisor wawe kumenya ngo igitabo cyawe gifite iyihe ngano, ese wahujije n'ingano wasabwaga. Ni muri rwo rwego rero dufashe iyi initiative yo kugira ngo tubereke uburyo ushyira amapaje mu gitabo kuko ari ikintu cy'ingenzi. Twese tuzikoresha Microsoft Word, tuzi gushyiramo ibintu bitandukanye, ariko ako kantu gatoya tukaba tutakazi. Nk'uko mubibona rero iyi ni document tugiye kurebera hamwe, niyo tugiye kwifashisha muri ibyo byose dushaka kwiga. Murabona ko ifite page 25. Hanyuma izo page uko ziri hano ziri kugaragazwa n'ino system cyangwa se ino application ariyo Microsoft Word. Ni ukuvuga ngo ugiye guprintinga iyi nkuru cyangwa se iki twakita nk'igitabo, ntabwo ano mapaje yagaragara. Ko page zigaragara mu gitabo zigomba kuba ziri kuri uru rupapuro muri rusange. Ibi niba biri muri system. Reka rero turebe ukuntu tubishyiraho. Gushyiraho page mu buryo busanzwe, reka tujye kuri page ya mbere. Uza hano muri insert tab ukaklika rimwe, ukaza kuri page number, ukaza ugahitamo top niba ushaka ngo zijye hejuru, bottom niba ushaka ngo zijye mu gice cyo hasi. Rero duhisemo mu gice cyo hasi zijye mu nguni y'iburyo. Murabona ko page zagiyeho. Iyi ni ya mbere, ya kabiri, zigakomeza like that, ya gatandatu zigakomeza gutyo. Okay. Hanyuma tugiye kureba ikindi kintu kimwe. Reka tuvuge turashaka kureba iyi document yacu imeze nk'igitabo uko kiba giteye iyo turangije kugiprintinga. Igitabo kiba giteye muri ubu buryo iyo kirangije kuba printed. Rero ntabwo page mu gitabo imwe ibiraha indi irahangaha, ahubwo iyi page buriya yagakwiye kuza kuri uru ruhande ahangaha. Niyo mpamvu ibyo nabyo kugira ngo tubikore, turaza hano hasi ya document kandi inshuro ebyiri kugira ngo dufungure footer na header tab. Hanyuma tuze duchecking aka box ka different, odd and even pages. Hanyuma za page ziri ahangaha reka tuzisibe, ahubwo tuze tuzishyire hehe ahangaha. Tugaruke hano kuri page number tuzishyire noneho bottom ariko mu ruhande rw'iburyo. Okay, murabona ko zahagiye. Hanyuma tugaruke mu gitabo. Murabona ko mu gitabo noneho even zari zivuyeho, reka nazo tuzishyireho. Even number so ziraza kujya ku ruhande rw'iburyo. Okay, so noneho murabona ko zose zagiyeho. Yego, zirimo neza. Yes, hano indi kaza hano 15, 14. nuko iyi ngiyi itari ku ruhande rwayo kubera ko hano hagomba kuza odd 15, 16. Okay, ubu ngubu rero murabona ko noneho document yacu irangije kumera igitabo. Ni uburyo abantu
bashyiramo amapaje mu bitabo. Wenda dusubiye kuri ya view yacu igaragara nka dokima, ngira ngo noneho murabibona page iri odd cyangwa se imibare itagabanyika na kabiri iraba iri ku ruhande rw'ibumoso, hanyuma igabanyika na kabiri ize ku ruhande rw'iburyo, murabibona hano. Okay, hanyuma ikindi ngiye kubereka kimwe, reka tuvuge ko page yawe ya mbere ari title cyangwa se iriho cover y'igitabo, ni ubusobanuro udashaka ko hagira ikintu kigaragaraho. Icyo gihe hano ikintu ukora uzana none ukanda hano hasi kabiri kugira ngo hafunguke ino tab ya header and footer, then noneho ugakanda ugacekinga ka box kitwa different first page number, nugacekinga page ya mbere ihita ibura, niwongera ugacekinga irajyaho. Ubwo turagacekinze, ni ukuvuga ngo iki ni igihe waba ushaka kugira ngo page yawe ya document cyangwa page yawe ya mbere y'igitabo ibiriho wenda nk'umutwe w'igitabo, illustration zigaragaza igitabo cyerekeye n'ibiki, yo si ngombwa kuba yaza iriho amapaje. Ubwo bwari uburyo rero bworoheje. Wenda ikindi kintu washyiraho, reka tugikore kuri no page nacyo twihuta cyane. Katuvuge ko iyi page ya mbere tugiye kujya kuri insert dushyiremo icyitwa page break. Page break zimara iki? Ni ukugira ngo iyo ushaka gushyiraho page number zitandukanye cyangwa page format zitandukanye ukoresha icyo bita break. Okay, noneho gushyiramo iyo page break ubikora gute? Ujya muri page layout cyangwa se muri tab yitwa layout, hanyuma ukaza ugahitamo aho gushyira page, turaza tuza no kuri break dushyiremo next page. Okay, ubwo hano twashyizemo page break. Ubu kuva dushyizemo page break, noneho rero ubu nk'ino page ya mbere dushobora kugaruka noneho tukaba twashyiramo paging ariko zitandukanye na za zindi zari za mbere. Urugero, reka turebe hano hagati bottom mo hagati, noneho dushyireho tuze kuri page format, dushyireho aka i nka kumwe muri index haba harimo ama i nyine, hadatangira habara ngo 1 2 3 Romans, hatangira hariho za i muri hahandi batanga appendix, preamble, prefaces, table of content, haba hariho ino format ya i. Turabikoze, reka turebe ko document yacu bitahindutse cyangwa bitakomeje hasi. Okay, page ya kabiri, iyi ni page ya gatatu, murabona ko biriho. Page ya kane, ubwo rero ni page ya mbere yonyine gusa ihindutse, izindi page zirakomeza nk'ibisanzwe. Nibyo muri rusange twashakaga kubereka. Mwakoze gukurikirana iyi video, niba mwayikunze mwasubscribinga, kandi ufite inshuti zawe yafasha wayibasangiza. Niba hari igitekerezo ushaka kuduha wacyandika muri comment. Mwakoze cyane.